bijyanye n'icungamutungo cyangwa accounting. Ugasanga hari abantu barimo kuvuga ngo nk'inzu ngo ni asset cyangwa ni ikintu cyinjiza amafaranga cyangwa ngo imodoka si ikintu cyinjiza amafaranga. So icyo nagomba kukubwira nuko izo definition ni iz'abantu badefinisa bakora mu bintu by'icungamutungo cyangwa bagushishikariza gufata inguzanyo, ariko nta na rimwe izo definition arizo. Iyo tuvuze asset ni iki? Ni ikintu kizana amafaranga mu mufuka wawe. Iyo tuvuze liability ni ikintu kivana amafaranga mu mufuka wawe. Dufate urugero, niba wenda wishyuye umumotari cyangwa wishyuye wenda uguze isukari, icyo kintu gitumye usohora amafaranga cyite liability. Ariko niba ari umuntu urwaye amafaranga cyite asset. Rero bitandukanira hehe? Umuntu wese kugira ngo akire asabwa kumenya kugenzura icyo kintu, icyo twita cash flow, uko amafaranga agenda. Muri accounting tugira ibintu bine by'ingenzi. Tugira icyo twita asset. Reka guhera. Tugira ikintu cy'ingenzi cyitwa income, tukagira ikindi kintu cy'ingenzi cyitwa expense. Tukagira icyo nakwita fondation, biza kubakira icyo twakwita asset n'icyo twakwita liability. Twabonye icyo asset ari cyo, twabonye na liability cyari cyo. Noneho reka turebere hamwe icyo twita income. Income ni ikintu cyose cyinjizamo cyangwa ni ukwinjiza amafaranga kwawe. Dufate urugero, niba ari umushahara, iyo ni income. Niba ari umuntu kwishyuye inzu, wenda ukodesha inzu akakwishyura, iyo ni income. Expense ni ikintu cyose gishobora gufata kuri ya mafaranga ukayakoreshaho wishyura icyo kintu, wishyura iyo serivisi. Bimeze bite rero? Dufate urugero, iyo ubonye umushahara, mbere y'uko umushahara wawe ukugeraho habanza gucaho tax. Tubanza gukataho umusoro wita expense. Ni amafaranga ubusohoye. So dufate mortgage, ugiye kwishyura inguzanyo wafashe, ni expense. Iyo uguze inkweto ni expense. So mu by'ukuri uko mbere nigeze kubivuga, asset, liability ushobora gusa nkaho wenda kubyitiranya, ariko muri definition z'icyongereza mbivuza mu Kinyarwanda biba byenda gusa, ariko muri definition y'icyongereza biratandukana. So reka rero mvuge igituma abantu baba bakire abandi bakaba bakene. Nkuko nabivuze, difference izaba ukuntu controller cash flow yawe. Urwo rujya n'uruza rwo kwinjira kw'amafaranga, ukuntu uzabikontorora, ukuntu uzabasha kubigiraho ubushobozi, ukabasha gutegeka ngo iki gisohoke, ikintu gisohoke, nicyo kizagena niba uzakira. Rero abantu benshi usanga nko muri no minsi hariho trend y'uko umuntu wese umaze gusanga abona amafaranga agura yubaka inzu. Ugasanga rimwe na rimwe wenda wubatse inzu y'ibyumba 9 cyangwa 5. Nta kibazo, reka tufate inzu. Mu by'ukuri kugira inzu, ugize inzu, wubatse inzu ukayikodesha, ikageneratinga income, icyo gihe nta kibazo. Ariko ikibazo, ntabwo inzu kenshi twubaka tuzibamo. So kandi nkuko tubizi, hari igihe uri buza gukenera kwishyura mortgage, amafaranga wishyura buri kwezi, hari amafaranga azayigendaho ya maintenance, hari property tax, umusoro wo kuba ufite iyo holdings iyo nzu. Rero inzu mu by'ukuri ntabwo by definition inzu siko buri gihe aba ari asset, hari n'igihe aba ari liability. Hari igihe inzu aba ari liability, hari igihe inzu aba ari asset. Rero na rimwe ushobora kwita udefinisiyo iyo nzu gutyo ngo tuvuga ngo ubu ni asset. Ntabwo byaba ari byo. Ni nk'uko kugura imodoka
atari ko buri gihe bisobanuye ko n'ibwiza iba depreciated. Ntabwo bivuze ko inzu buri gihe iyo uyiguze aba ari liability, ushobora kuyigura ikaba asset. Nkuko nabivuze, difference iba ni ese iki kintu nguze kira generating amafaranga cyangwa ntabwo kigenerating amafaranga. Nugura imodoka igakora tax ukayikoresha company, ikaba ari company generate iyikoresha ikakwishyura, icyo gihe iyo modoka ni asset, ntabwo iyo modoka izaba ari liability. Rero akuntu abantu rimwe na rimwe badusensibiliza, urugero bakatubwira ngo twubake inzu yo kubamo pe izana ku ijana yo kubamo kwawe ni liability. Kandi ikindi abantu kenshi usanga birangira bidukenesheje ko. Rero navuga ko abantu babakene uko tubaho dufata amafaranga tubonye, byaba income yaba umuntu yaduhaye, tukata tuyaguramo ibintu, tukata tuya spending, tukata twishyura tax, tukishyura mortgage, tukishyura imodoka, tukishyura credit card. Izo ni expense. Nuko abakene babaho. Ariko abantu bari class, abantu bari muri middle class bo bakora iki? Bo amafaranga babonye, income yabo bayishyira muri liability, barangiza urugero loan, urugero mortgage, urugero imodoka, nuko babigenza. Nuko bafata bo abantu bari muri rich, mu cyiciro cy'abakire, bo bafata amafaranga babonye cyangwa income babaheraho kugira ngo ukiruhera kuri income, warangiza ugafata liability ikahinduka asset. Ufata urugero, ushobora gufata imodoka ukayikodesha, iyo modoka ikazajya ikuverisa income, iyo income akaba ikoresha ama expense yawe n'ama liability yawe. N'urugero dufashe typic. Ariko nubwo buryo niba ushaka gukira wakagombye kubigenza. Nuko ntabwo ushobora gukira utabashe gukontorora cash flow in na cash flow out. Icyo bitewe na inflation, amafaranga iyo yafite kuri banki abatakaza agaciro. So rero uburyo bwiza nuko wafata ama liability, dufata urugero nk'inzu wari ufite ukayikodesha, ukayirentinga, abantu bakaguhereza amafaranga, ayo mafaranga akabyara income ikazabyara, ukaba ari gukoresha muri expenses zawe. Urugero nk'aho umushahara wari ufite ku ruhande ukaba wabasha kugufasha cyangwa no kukurengera mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Rero niyo logic, nubwo buryo bwonyine niba ushaka kuba financial stable cyangwa niba ushaka gutera imbere. Make nakugira inama, niba ushaka gutera imbere, iga ukuntu ukeneye gukontorora cash flow yawe. Numara kuyikontorora, ugerageza guhindura icyo nakwita nk'uko nabivuze bya bintu bitwara liability, bya bintu dufata urugero nk'inzu, kuko nababwiye ko ishobora kuba liability cyangwa ikaba asset, uyihinduremo ibe asset. Kuba ikintu kiri asset ni ikintu kigenerating income. Nurangiza ujye ukoresha ibyo income ziba generated, ube uzi consuminga ama expense, ariko nabwo still wiga ukuntu ugabanya umubare w'ibyo ukeneye gukonsoma. Nubikora gutyo, believe me, ntabwo uzakena. Ariko nutabikora gutyo, bivuze cash flow ntubashe kuyikontorora, so kamera, so uzakena. Cyangwa ntabwo ubukire bwawe buzaba middle class. So ariko icyo nakubwira cyo, tubanze ducike ku kintu cyo kuvuga ko ibyo abantu batubwira, abantu batugira inama financially akenshi bazitugira kubera akazi nabo barimo, cyane nabo ugasanga niko banabikoze. Ariko kuba ariko babikoze si bimininga ko ari byo, ko ariko twakabaye tubikora. So rero ndabashimiye kandi bararikira gukomeza gukora like, share, comment na subscribe. Tuzajya tuguma tubane muri bino biganiro bisanga gutya. Ndizera nashidikanya ko hari icyo wungutse, kandi ndizera nashidikanya ko mu minsi iri imbere uzajya urushaho kunguka byinshi. So ciao, ibihe byiza, Imana ibarinde.